ko fleet iragura zimwe mu modoka izindi zikodeshe, hanyuma uwikorera uza arahabwa amasezerano aho azishyurwa bigendanye no kugera ku ntego. Intego ni iyihe rero? Ni ukutarenza iminota 3 ku cyapa, ni ukutarenza iminota 10 muri gare. Icyabaye leta yaje gutwara abagenzi, abaturage bayo irangije ntiyafata izo nshingano zose, ishaka umushoramari abashoferi bakoraga muri izi kampani n'abandi. Leta nonaha iki kigo kigiye kubaha amasezerano y'akazi uko biri kose niko bizajya. Uretse gato procedure z'ukuntu leta yishyura twese tuzizi. No mu rwego rero rwo kugabanya ibijyanye n'impanuka za moto zigaragara mu mujyi wa Kigali, ariho ziregwa ko zikora impanuka nyinshi cyane. Murabizi ko hari kuvuga inkuru nyinshi cyane zijyanye na moto ya Sipiro n'izindi moto zigiye zitandukanye, bivugwa ko ziri gutera impanuka zikomeye cyane mu mujyi wa Kigali, aho abantu benshi bari gupfa ari benshi kubera moto ziri mu mujyi wa Kigali. Bikavugwa ko moto ziri muri Kigali ari nyinshi cyane ugereranyije n'izakagombye kuba zihari, aho moto ari nyinshi pe. Murabizi iyo ugeze muri ambutiyaje y'i Kigali ubona ko moto ukuntu igenda inyura mu binyabiziga, ubona ko nyine moto zabaye nyinshi cyane. Ibyo leta irimo irarwanya ivuga ngo rero abaturage ntabwo bazemera yuko leta ica moto cyangwa igabanya moto hatari igikorwa cy'uko abaturage n'ubundi babona uburyo bworoshye bwo gutega bisi. Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi ko bwije nuko bukeye. Nyita nyawe CK nyawe Lambeto and welcome to KC Kigali Connect. Mubwira ngo uringeze cyane kuba waresemo kujya ukurikira amakuru yacu ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi. Reka mubwire ngo uringeze cyane niba warakoze subscribe, ariko niba utarayikora yikore kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ushobora no kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga #Kigali Connect .com, ubundi ukabasha kubona amakuru avugwa mu myidagaduro, y'ubukamana, sports updates n'andi yose agiye atandukanye tugenda tukugezaho. Kandi ushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook, Instagram, LinkedIn, X yahoze yitwa Twitter, hose ni Kigali Connect, ubundi tukabasha kubana 5 kuri 5. Hanyuma rero reka tubabwire ko tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye agenda avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, aho uyu munsi bitandukanye. Ndabizi ko hari abantu bambonye ari ubwa mbere kuri kamera, benshi banyumvaga kuri audio batarambona kuri video. Reka nizere ko noneho izi mpinduka nshya mugiye kuzakira neza. Ese muzankonda cyangwa ni bimwe byanyu? Yes, hanyuma reka twihute tugiye kubabwira ko hano mu Rwanda leta izajya yiyishyuriza abagenzi. Urumva kampani zitwara abagenzi mu busanzwe nizo zishyuzaga abagenzi. Kuri ubu ngubu noneho leta ubwayo nigiye kugira uburyo izajya yishyuriza abagenzi. Ibi ngibi bizakorwa bite? Leta y'u Rwanda izajya yishyuriza abagenzi ibishya mu gutwara abantu mu mujyi wa Kigali. Iyo nkuru turaje tubashe kuba twayigarukaho, harimo n'andi makuru turaza kuba twagarukaho agiye atandukanye, ariko mu by'ukuri iyi niyo nkuru y'ingenzi cyane tugiye kuba twagarukaho cyane. Yes, hanyuma rero twihuse, umunyamabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo muri Minisiteri y'ibikorwa remezo n'ubundi Uwihanganye Jean de Dieu yavuze ko bari gutunganya uburyo bunoze bwo gutwara abantu mu buryo bwa rusange, ku buryo bisi igiye kuba amahitamo y'ibanze yo gukora ingendo ku bantu bose. Umva ko ni ibintu bikaze cyane ariko kuri bamwe, ariko nanone ni ibintu bizaba byiza mu buryo bwo koroshya uburyo abagenzi bagendaga mu mujyi wa Kigali. Hanyuma rero inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa 28 Ugushyingo 2025 yemeje uburyo bushya bwo gutwara abagenzi buzatangira mu mujyi wa Kigali, bigizwemo uruhare n'ikigo cya leta Ecoflight Solution. Imodoka zizajya zimara iminota itarenze 10 muri gare,
hanyuma rero zihite zihaguruka abagenzi zihite zihagurukana abagenzi zifite. ubu ngubu murabizi ko cyari ikibazo, bisi yahagaragara n'isaha ugasanga nyine gutega ni ikibazo, urahageze urarambiwe. Kuri ubu ngubu rero leta yabyinjiyemo ibintu byakaze ku buryo iminota 10 yonyine ariyo bisi izajya imara ihagaze muri gare. Ubundi niba harimo umuntu umwe, niba harimo abantu babiri, bisi ihita igenda ijyanye abo bantu bagezemo, ubundi abandi nabo babashe kuba bihuta, ibintu bibashe kuba byagenda neza cyane. Yes, hanyuma rero ndetse ku byapa nabwo imodoka ntizajya ihamara iminota irenze 3. Ni kuvuga ngo niba bisi igeze ku cyapa gukuramo abagenzi cyangwa se hakajyamo n'abandi, izajya hagarara iminota itarenze 3. Kuri ubu ngubu urabizi ko yahagararaga ukarambirwa, ukinjira muri bisi ukicara ugategereza hafi isaha kugira ngo bisi yuzure. Kuri ubu ngubu noneho izajya hagarara iminota itarenze 3 yonyine. Ni ibintu byiza nibiramuka bishyizwe mu bikorwa koko nk'uko tubikesha ikinyamakuru Igihe. Yes, hanyuma rero leta yashyizeho sosiyete nshya yitwa Ecofit Solution kugira ngo iyobore kandi ihuze imikorere y'uburyo bwo gutwara abantu mu mujyi wa Kigali. Iyi rero urumva ko ni ikigo n'ubundi cya leta, aho harimo amakampani menshi agiye atandukanye, aho leta yavugaga ati buri muntu wese ku giti cye ashobora kuba yazana bisi, ashobora kuba yazana ikinyabiziga kikaba cyatwara abantu mu buryo bwe, mu buryo buri private. Icyo gihe rero buri muntu wese yishyiragaho inyungu ze yishakira, akavuga ati bisi yanjye ntabwo iragenda ituzuye, idatwaye abantu batuzuye mu nyungu ze bwite. N'ubundi urumva ntabwo yavuga ngo bisi igende ituzuye kandi ari igihombo kuri we, urumva ni umuntu wikorera. Kuri ubu ngubu rero leta ko yabigiyemo ni ikintu kizatuma serivisi za bisi zihuta cyane, no mu rwego rero rwo kugabanya ibijyanye n'impanuka za moto zigaragara mu mujyi wa Kigali, ariho ziregwa ko zikora impanuka nyinshi cyane. Murabizi ko hari kuvuga inkuru nyinshi cyane zijyanye na moto ya Sipiro n'izindi moto zigiye zitandukanye, bivugwa ko ziri gutera impanuka zikomeye cyane mu mujyi wa Kigali, aho abantu benshi bari gupfa ari benshi kubera moto ziri mu mujyi wa Kigali. Bikavugwa ko moto ziri muri Kigali ari nyinshi cyane ugereranyije n'izakagombye kuba zihari, aho moto ari nyinshi pe. Murabizi iyo ugeze muri ambutiyaje y'i Kigali ubona ko moto ukuntu igenda inyura mu binyabiziga, ubona ko nyine moto zabaye nyinshi cyane. Ibyo leta irimo irarwanya ivuga ngo rero abaturage ntabwo bazemera yuko leta ica moto cyangwa igabanya moto hatari igikorwa cy'uko abaturage n'ubundi babona uburyo bworoshye bwo gutega bisi. Urumva rero n'ubundi ntabwo wakwihangana gutega iminota hafi 30 utegereje bisi, kandi moto wayijyagaho umunota umwe. Abamotari ni benshi nyine urabizi, ahantu ari hose no mu cyaro no mu nkengero z'umujyi wa Kigali kubona moto ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma abantu bakavuga ati, cyangwa leta ikavuga ati, mu rwego rwo kugira ngo tugabanye moto bikunde, turahera ku kijyanye no kwihutisha serivisi za bisi, hanyuma abaturage babikunde, ubundi tubashe kuba twakwihutisha iyi gahunda yo kugabanya moto mu mujyi wa Kigali. Ngira ngo birumvikanye cyane. Yes, hanyuma dukomeje iyi nkuru, Ecofit Solution izaba ishinzwe imikorere y'imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange, ku buryo uwikorera we azajya aharanira gutwara abagenzi neza. Ibindi hafi ya byose bitwara amafaranga bije biharirwa leta, mu kwirinda kwa guharanira inyungu byatumaga hatangwa serivisi mbi. Hanyuma rero iki kigo cya Ecofit izaba ireberera uburyo ubwikorezi bukorwa. Hanyuma rero imenye ko bisi zihagije izihari ndetse zakwirakwije mu mihora n'imihanda yose nta bibazo zifite n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Hanyuma rero izakora igenamigambi ku bijyanye n'imihanda, igenzura uko abantu batwarwa ku gihe, hisunzwe ikoranabuhanga rigezweho, inareba ko bisi zose zujuje ibisabwa, harebwa ko zisukuye, zitekanye, abakiriya bakiriwe neza cyangwa se bakirwa neza, izipfa ndetse nazo zinakoreshwa, ariko byose biri ku mutwe wa leta. Urumva ko ni ikintu cyaba ari cyiza cyane.
ni ikintu cyaba ari cyiza cyane. Hanyuma rero iki kigo kandi ni nacyo kizajya kigenzura ibijyanye n'amasezerano y'ibigo bitwara abagenzi. Urukumva y'ama private sectors cyangwa se bya bigo byigenga bizajya bikorana n'iki kigo cya Ecofield Solution. Hanyuma rero Ecofield Solution izaba inakurikirana ibikorwa byose bijyanye n'inyubako ndetse n'ibikorwa remezo n'ibikoreshwa mu gutwara abantu kuva ku bigo bikorerwamo imodoka, gare za bisi naho zihagarara hose. Izabigenzura ibintu byose bijyanye na transport. Yes, hanyuma rero abagenzi bazajya bishyura serivisi bahawe mu buryo bw'ikoranabuhanga. Amafaranga azajya yakirwa na Ecofield. Ibigo bitwara abagenzi byishyurwe binyuze mu mucyo. Ni ukuvuga ngo niba ufite kampani itwara abagenzi nka kampani runaka, urugero nka Virunga, nubwo atari zo zikora wenda hano hagati mu mujyi wa Kigali, ni nk'urugero ntanze, iyo kampani yawe wowe ntabwo abagenzi bazajya bishyura amafaranga, ntabwo azajya ahita aza direct kuri kampani yawe, azajya ajya kuri kampani ya Ecofield. Noneho Ecofield ivuge ngo kampani yawe urugero ku kwezi yatwaye abagenzi bangana uku nguku, baguha amafaranga yawe, nta bintu byo kuburana cyangwa ngo bimeze gute, mu mucyo nyine. Kuvuga ngo leta iyo yavuze ngo ibintu biciye mu mucyo aba ari mu mucyo, nta bintu byo kweditinga ngo ugire ibintu uhindura, ngo ugire ngo n'ibintu ukuraho. Yes, hanyuma rero nk'uko twari tubibabwiye, ibigo by'abikorera bizakomeza kugira uruhare muri iyo mirimo kuko bizaba bikoresha imodoka byishakira abakozi no gukurikirana serivisi za buri munsi. Hanyuma rero Ecofield Solution izashyiraho uburyo bwo kongera ku masezerano ashingiye ku bakoze neza. Hanyuma rero serivisi nziza inatume bashimirwa aho kuba umubare munini w'amatike batanze. Yes, hanyuma rero ibi bizanatuma umuvuduko ugabanyuka kuko ikigo kitazajya gihemberwa abantu benshi cyatwaye, ibyatumaga ubona imodoka yuzuye cyane, abantu bakagenda benda guhezanya umwuka, ugasanga murimo murabyigana, murabizi n'abakobwa ukuntu n'abahungu muri shirimuteto ukuntu bagenda basunikana, urumva nyine ni ikibazo gikomeye cyane. Anacyo leta yarebye uravuga ati ibintu ntabwo bikwiriye, ni ibintu bigomba gukorwa mu mucyo neza cyane. Hanyuma rero abazajya bafatwa bishyuje mu ntoki, babantu bishyuza mu ntoki, bakavuga ati mu Nyabugogo ku ikarita bakuraho 400, ati womereza 600 cyangwa 700, ubundi ngiye ngutware nta kibazo bidasabye ikarita. Abo ngabo rero nibo tugezeho. Abazajya bafatwa bishyuje mu ntoki bazajya bahanwa bikomeye kuko ibikorwa byo kugenzura byakajijwe cyane. Yes, hanyuma rero abashoferi bazakomeza kugenzurwa n'ibigo byabo. Urumva ibyo byo murabyumva neza, ariko ubu bwo bazajya bakora mu buryo bwuje umwuga ndetse bugenzuwe neza kurusha uko byari bisanzwe. Hanyuma rero uyu witwa Uwiragiye ati ubu Ecofield iragenzura imodoka izindi izikodeshe, hanyuma rero izajya izitaho inazikoreshe n'ibindi byose bikenewe. Uwikorera azajya ahabwa amasezerano aho azishyurwa bigendewe no kugera ku ntego. Ibyo kuvuga ngo arahomba urunguka ntibimureba. Kaneka ngasubiremo, ibyo kuvuga ngo arahomba cyangwa se ngo arunguka, ibyo byo ntabwo bimureba. Ibimureba kugira ngo akorere amafaranga ni ukugera ku ntego. Hanyuma rero intego zirimo kutarenza ya minota 3 ku cyapa. Urumva ubwo nurenza iminota 3 ku cyapa uyikorera kazakubaho. Ubwo nyine urumva nyine nibajya guhemba nawe urumva amafaranga bazaguha. Yes, hanyuma rero 10 muri gare, ubwo ni iminota 10 muri gare kugira bisi isa neza, abashoferi badahutaza abagenzi, bafite discipline. Murabizi ko ari abashoferi bagira umutima mubi, ugasanga barimo barakubwira nabi nkaho bisi nyine wenda ari we wayiguze,
ugasanga nyine ni ikibazo gikomeye cyane ku bagenzi, n'abagenzi benshi njya mbona bari kubura n'abashoferi ugasanga barimo bararwana. Ibi ngibi rero leta yabihagurukiye cyane kubatwara neza, wubahiriza ibyo ahabwe amafaranga. Umuntu wese uzubahiriza ibyo ngibyo azahabwa amafaranga ye, ariko nanone wumve ko harimo n'akantu k'umuntu utazabyubahiriza, urumva nyine ntabwo azayahabwa cyangwa se ahanwe abashe kuba yanakatwa. Byose birashoboka cyane, niko Ecofiriti uyu muyobozi muri Ecofiriti wihanganye abisobanura. Hanyuma rero ikoranabuhanga rizibandwaho cyane, bisi izajya igenzurwa hisunzwe ikoranabuhanga ku buryo ibyemezo bizajya bifatwa vuba, kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga, guhana amakuru abagenzi ajyanye n'aho bisi zigeze. Uburyo bw'ikoranabuhanga bugenzura imitangire ya serivisi aho bisi zatinze, uburyo bugezweho bwo kureba ibyangiritse bigasanwa vuba n'ibindi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero uyu wihanganye yavuze ko nta mpinduka zizaba ku giciro cy'ingendo mu gihe cy'igerageza, ndetse ko kwishyura hazakomeza gukoreshwa ikarita ya Tap and Go nk'uko byaba bisanzwe mu mujyi wa Kigali, ariko hateganywa n'ubundi buryo bw'ikarita ya banki. Iki kintu cyo ni gishya cyane, ndabizi ko aribwo cyumvise. Hagiye kujya hanishyurwa hakoreshejwe uburyo bw'ikarita ya banki cyangwa se mobile money, ubundi ibintu bibashe kuba byajya mu mucyo neza cyane. Hanyuma rero yagize ati turasaba abantu gukangukira kujya muri za bisi. Ka kantu nari nababwiye ko bisi kabisa ari cyo kintu cyashyizwe imbere cyane mu mujyi wa Kigali. Ubwo rero abamotari nabo turaza gutegura inkuru zabo, mubashe kuba mwamenya byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero zizaba zigenda neza ku gihe, zirizewe kandi zirasa neza. Ababatwara bazabatwara neza cyane kandi bafite n'isuku, bambaye neza. Hanyuma rero yakomeje avuga ko bazabikora mu buryo umuntu atanakenera Tap and Go gusa. Uyu muyobozi arakomeza agira ati nabyo biri mu nzira zo gukorwa, ni uburyo bwose bworohereza abantu, uburyo abantu basige imodoka zabo ntibagende kuri moto. Urumva ka cya kintu cyo nababwiye cyo moto kabisa, moto ngiye nejo bundi yankubise hasi ya Spiro. Rero moto ni ikibazo kabisa. Ubu moto mu mujyi wa Kigali muzisezere burundu, ntibagende kuri moto bajye muri bisi, natwe niko tuzabigenza. Ahubwo batugaye ko twaba tutabagejejeyo ku gihe, kuko turifuza ko bigenda kandi bakagerayo ku gihe. Hanyuma rero uburyo bushya buzibanda cyane ku gukoresha bisi z'amashanyarazi. U Rwanda rurateganya ko mu mpera za 2026 imodoka zose zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zizaba zikoresha amashanyarazi hagamijwe kurengera ibidukikije. Ecofiriti Solution izatangirana bisi zayo zigera kuri 190. Urumva ko ni nyinshi mu mujyi wa Kigali zikoresha amashanyarazi, mu gihe izindi 110 izazikodesha muri sosiyete zisanzwe zitwara abagenzi. Kandi ubwo buryo nibumara kumenyerwa i Kigali buzakomerezaho no mu ntara no hirya nyine mu ntara. Hanyuma rero iyi gahunda nshya izatangira tariki 2 Ukuboza 2025. Iyo leta ivuze ngo iyi gahunda izatangira iyi tariki, ntukajya ubihakana, ubukozi icyaha gikomeye cyane, ushobora no gufungwa. Hanyuma rero izatangirira mu cyerekezo Downtown Sonatube Remera, hakurikireho ibindi byerekezo bigiye gushyirwamo uburyo bufasha bisi gutambuka mbere, ari byo Sonatube, Gahanga, Nyabugogo, Gishushu n'ahandi. Hanyuma rero dusoza, ikindi nuko bisi izajya ihabwa umwihariko mu gihe cy'umuvundo ikagenda mbere, kuko iba ari itwaye abantu benshi ugereranyije n'imodoka imwe iba irimo umuntu umwe. Ubwo umuntu umwe nyine witwaza yagenda ku ruhande, bisi itwaye abantu benshi zigende vuba vuba. Ibintu bya ambutiyaje kwa heri. Muri Gicurasi 2025 nibwo mu muhanda Kabuga Nyabugogo hatangiye
gukorera iperereza rya bisi zitwara abagenzi zidategereje ko zuzura, hagamijwe kureba ko ubwo buryo bwashoboka ngo buzatangire gukoreshwa mu gihe kiri imbere. Mu nama y'umushyikirano ya 18 yabaye tariki 27 ndetse na tariki 28 Gashyantare 2025, guverinoma yijeje kongera mu mihanda y'umujyi wa Kigali imodoka zitwara abagenzi zisaga 300. Ibigo bitwara abagenzi mu buryo bwa rusange bwaguze imodoka zigera kuri 200 kuri nkunganire ya leta, kandi zamaze kugera i Kigali kuko zagiye ziza mu byiciro bigiye bitandukanye. Reka mvuge ngo iki kibazo cy'imodoka za bisi kigiye gukemuka muri rusange. Yes, reka tubashimire ko mukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi. Nyita Nyawe CK Nyawe Lambeto. Iyo ukurikira ibiganiro byacu ndetse ugakora subscribe, ubuduhaye courage yo gukomeza kubashakira byinshi bigiye bitandukanye. Turano kugira ngo tubavuganire, turano kugira ngo tubagezeho amakuru meza agezweho ayano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo noneho nkunda kuba ndi njyenyine, ahubwo mba ndi kumwe n'umuvandimwe Cedro, aho tuzajya tugenda tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye z'ibigenda bivugwa hirya no hino ku isi. Yes, hanyuma rero mwibutsa ko tugufasha muri serivisi zitandukanye zirimo gukubakira website y'ubwoko ushaka, domain name yose ushaka ku biciro bihendutse cyane. Barakubeshye, bakurya amafaranga yawe, bagukorera ibintu bitari bizima, ibintu bitasa neza, biratubabaza cyane. Ari nayo mpamvu twebwe turana kugira ngo tubashe kuba twakora ibintu byiza, ibintu bimeze neza cyane. Ciao ciao, asira visa, Imana ibarinde.